Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ibahe amahoro itanga. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye kutwitaho, icyubahiro ni cyawe. Tugeze mu mwanya mwiza wo kuba imbere yawe, duciye bugufi kugira ngo tweze tuboneze rwose. Udukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Icyatuma tutaboneka imbere y'ubwiza bwawe cyose gikurweho. Ukimara kutubabarira ngo unubane natwe muri umwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerere ijambo ritubere impamba muri uru rugendo kandi rijye aho ridukura naho ritugeza mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze no gukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse Satani ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Dutumiye Imana, Umwana n'Umwuka wera, none n'ibihe bidashira. Amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu Bafilipi ibice 3 umurongo wa 7 kugeza ku murongo wa 15. Umutwe w'amagambo uravuga ngo guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Nuko rero mwabatunganijwe mwese uko mungana mwe, namwe mube ariko muhuze uwo mutima, kandi niba hariho ikibatekereresha ukundi kose, Imana izakibahishurire nacyo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi nifuje ko tuganirira ijambo ry'Imana yashyize ku mutima. Ijambo ry'Imana ritubwiye guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo. Bene data, gukurikira Kristo ntabwo byoroshye. Gukurikira Kristo ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ukwiyemeza, no gufata umwanzuro, kuko iyi nzira iraruhije. Umuririmbyi we yuzuye umwuka aravuga ngo uwaba atinyutse ibyago byose, ngo naza akurikira Umwami Yesu, ngo nta cyamurekesha ngo imigambi ye ngo yo guca mu nzira ijya mu ijuru. Bene data, turi muri uru rugendo rwo gukurikira Yesu Kristo, duhura na byinshi biduca intege, duhura n'intambara nyinshi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo nimukomere kuri Kristo, kuko ni ukuri nitutabwisari tuzasarura kandi tuzahabwa ingororano. Nyuma y'aha ngaha hari ingororano, nubwo bitoroshye, kandi Yesu yabwiye abigishwa be arababwira ngo ushaka kunkurikira ngo yiyange ubwe, ngo yikorere umusaraba nkurikire. Yashaka kuvuga ko kumukurikira ni ukwirengagiza ibintu byose, ukamukurikira utareba ku ruhande, ukamukurikira nta kindi urangamiye, ukarangamira Kristo wenyine. Icyo Imana idushakaho ni uko dukurikira Kristo wenyine, tukamuhanga amaso, tukamutumbira mu byo dukora, aho dutuye, mu byo dutekereza, Kristo akaba ari we duhanga amaso. Kuko bene data, nagira ngo mbabwire ngo nta muntu n'umwe ujya wicuza ko yakurikiye Kristo, ahubwo uhura n'ibibazo, uhura n'igihombo n'ubu utamukurikiye, nubwo bitoroshye, ariko hari ingororano.
Pawulo rero we arangije abivuga neza, yandikiye Abafilipi arababwira ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Haleluya. Bene data, uyu Pawulo yabanje kurenganya ubwoko bw'Imana atari yitwa Pawulo, akagirira nabi ubwoko bw'Imana, ariko umunsi umwe Imana iramugenderera. Ubwo yari ari mu nzira agiye kurenganya abandi, Imana iramugenderera, umucyo w'Imana uramurasira. Haleluya. Ijwi ry'Imana rimugeraho. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu ijwi ry'Imana rimugezeho, ibintu birahinduka, ibyo yatekerezaga birahinduka, imibereho irahinduka. Pawulo rero amaze guhumuka amaso, amaze kuzura umwuka wera, ijwi ry'Imana rimugezeho, abona yuko ibyo yatekerezaga nk'indamu, ibyo yatekerezaga ko bifite inyungu, ibyo yatekerezaga ko bifite umumaro, abibona nk'igihombo ku bwa Kristo. Abona gukurikira Kristo nibyo by'ingenzi, gukurikira Kristo nibyo biruta ibindi, ngo arangije ngo abibona nk'igihombo. Haleluya. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo twe kwiringira ibifatika, twe kwiringira ibitubona, kuko ibi ngibi ni iby'igihe gito. Ndagira ngo mbabwire ngo isi izashirana no kwifuza kwayo, kandi bene data, iby'isi ntibibashuke. Nimureke dukurikire Kristo, nimureke dutunge Kristo mu buzima bwacu. Haleluya. Kuko Kristo ni ukuri, niwe buye rizima, niwe buye rizima, nubwo ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Iyo umuntu yubakiye ubuzima bwe kuri Kristo, ni ukuri ndababwiza ukuri, ibintu byose bigenda neza. Icyo usabwa ni ugutunga Kristo mu buzima bwawe, icyo usabwa ni ukwimika Kristo mu mutima wawe, kuko iyo umuntu afite Kristo muri we, hari ibyo adakora, hari ibibi atajyamo, hari ibibi atavuga. Ndagira ngo mbabwire ngo umuntu ufite Kristo muri we, hari ibintu yirengagiza, hari ibintu avamo, hari inzira agenderamo. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo namwe aho muherereye hose nimutunge Kristo, mumufate nk'uwa mbere, kuko ni ukuri. Ndagira ngo mbabwire ngo umuririmbyi we yuzuye umwuka aravuga ngo njye mpisemo Yesu, ngo murutisha isi yose. Haleluya. ngo andutira amafaranga, ngo andutira izahabu, ngo nabura iki se mufite? Uyu ufite Kristo uba ufite byose. Umuririmbyi wundi arongera avuga ngo Yesu ni byose umufite. Haleluya. ngo umufite wese ntajyaganya, ngo izina twamuhaye ni ryiza, Yesu niwe karuhura. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimutunge Yesu, kuko umufite wese aba afite byose. Haleluya. umufite wese aba afite buri kintu cyose yifuza, kandi ndagira ngo mbabwire ngo Yesu niwe karuhura, aruhura abababaye, akiza abarwaye, ufite imitwaro arayimutura. Haleluya. nimutunge Kristo. Pawulo we yarabibonye, aravuga ngo ibyarindamu yanjye, ibyo bifatika, iby'isi nabibonye nk'igihombo kubwo gutunga Kristo, kubwo kugira Kristo muri nge. Arareba abona ibyo byose ari ubusa, abona ko Kristo ari wo umuhagije. Imana itugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo nimutunge Kristo mu mitima yanyu, nimutunge Kristo mu buzima bwanyu. Ni ukuri ndakubwiza ukuri, nuzaba utunze Kristo mu mutima wawe, ntabwo uzakora ikibi. Nuzaba utunze Kristo mu mutima wawe, ntabwo uzavuga ibidatunganye, kuko umuntu utunze Kristo hari uko agenda. Umuntu Kristo ari muri we, hari ibyo avuga n'ibyo atavuga. Umuntu ufite Kristo muri we, hari uko yitwara. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mumutunge, mumugire uwa mbere, nanjye mugira uwa mbere mu buzima bwanjye. Ntabwo tuzicuza, ntabwo kandi tuzakorwa n'isoni. Haleluya. ngo ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo Yesu. Haleluya. Bene data, kumenya Kristo Yesu ni ubutunzi butagira akagero, ni ubutunzi butarondoreka. Haleluya. ni iby'umumaro none n'igihe kizaza. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo namwe mutunge Kristo Yesu, nanjye mutunge, kuko n'ubutunzi butagira akagero. Imana itugirire neza. ngo kubw'uwo nahombye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo. Haleluya. ngo kubwa Kristo yahombye byose,
ku bwa Kristo twakemera guhomba byose, kuko Kristo ni byose. Iyo ufite Kristo uba ufite byose. Imana itugirire neza, ngo ndetse abitekereza nk'amase. Imana itugirire neza. Mbega yabonye ko ntacyo bivuze gutekereza ikintu ngo nk'amase, yabonye ko ntacyo bivuze. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dukore uko dushoboye kugira ngo dutunge Kristo mu mitima yacu. Imana itugirire neza. Ngo kandi ngo mbone ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Imana itugirire neza. Bene data, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo icyakora ngo abamwemeye bose, ngo icyakora abamwemeye bose ngo bakizera izina rye, ngo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Bene data, iyo wizeye Yesu Kristo, iyo umwemeye mu buzima bwawe, aguha ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Imana itugirire neza. Irindi jambo ry'Imana nasomye byarambwiye ngo ufite uwo mwana ngo niwe ufite ubugingo, ngo ariko udafite uwo mwana w'Imana ngo nta bugingo afite. Imana itugirire neza. Irindi jambo ry'Imana rirambwira ngo uwizera uwo mwana ngo azabona ubugingo, ngo ariko utumvira uwo mwana w'Imana ngo ntazabona ubugingo, ngo kandi umujinya w'Imana uguma kuri we. Imana itugirire neza. Nimureke dutunge uyu mwana, nimureke dutunge Yesu Kristo, nimureke twizere Yesu Kristo. Oh haleluya, kuko abamwizeye bose yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana itugirire neza. Kandi bene data, Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwizere Yesu Kristo, mumwemere, mumugire uwa mbere mu buzima bwanyu, nanjye mugire uwa mbere mu buzima bwanjye, kugira ngo tuzagere mu ijuru. Imana itugirire neza. Imana ikomeze twiteho. Oh haleluya. Ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yamfatiye. Oh haleluya. Bene data, ngo sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Bene data, iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu yibagirwa ibiri inyuma agasingira ibiri imbere, kuko turi mu rugendo, turasiganirwa kujya mu ijuru. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo buri wese nabiharanire. Oh haleluya. Buri wese nibagirwa ibiri inyuma, buri wese nibagirwa ibyo yakoze, buri wese nibagirwa ibyo yanyuzemo, ubundi atangira urugendo rushya. Oh haleluya, kugira ngo dusingire ibiri imbere. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo iyo umuntu wese ari muri Yesu Kristo ngo abaye icyaremwe gishya, ngo ibyakera biba bishize, ngo ni koko biba bishize bihindutse bishya. Imana itugirire neza. Bene data, niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mwibagirwe ibiri inyuma, mwibagirwe ibyo mwanyuzemo, mwibagirwe amateka mwanyuzemo, ubundi mube muri Yesu Kristo muri bashya, kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Ngo ndamaranira kugeraho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo hari ingororano. Oh haleluya, hari ingororano. Buri wese namaranire gusiganwa, buri wese nakoresha imbaraga kugira ngo azabone izi ngororano. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo hari ingororano. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo dore ndaza vuba, ngo nzanye ingororano kugira ngo buri wese mugororere bihwanye n'ibyo yakoze. Ariko bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ingororano ziri hafi. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo buri wese akore ibyiza, buri wese nakora ibyiza kugira ngo tuzagororerwe ibyiza, kuko Imana iri hafi kuzana ingororano. Ariko ndakwinginga kugira ngo biharanire, nawe uzabona ingororano nziza. Imana iri hafi kuza guhemba no guhana. Ndakwinginga kugira ngo ukore ibyiza kugira ngo uzahembwe. Imana itugirire neza. Bene data, Imana yaturemeye imirimo myiza muri Yesu Kristo, iyo yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Nimureke dukore ibyiza, kuko hari ingororano kugira ngo tuzagororerwe ibyiza. Imana itugirire neza.
Imana ikomeze twiteho, Imana ikomeze ibagenderere kandi ikomeze ibaganirize, Imana ikomeze ibagereho kandi ibabwire uko mukwiye kwitwara muri ibi bihe bigoye mugenzi. Imana ikomeze ibampere umugisha, kandi ni ukuri ndagira ngo mbabwire ngo nihagira ikibohereza mu gukora ibibi, nimugira amajwi mwumva bajyana mu nzira mbi, ndagira ngo muyabwire ngo ni ukuri, muyabwire ko muri mu rugendo kandi ko mwenda gufata ingororano, muyabwire ko mwatangiye bundi bushya. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke dutangire bundi bushya, dukore iby'Imana ishaka, kuko Imana yatwohereje umwana wayo Yesu Kristo, yari mufite ari umwana w'ikinege, iramuduha kubera urukundo yadukunze, imuduha kugira ngo twiyunge nayo, natwe tuyifashe kwiyunga n'abandi. Nimureke rero dukora ibyiza kugira ngo tuzabone ingororano nziza, kuko Imana ni kidushakaho. Imana yifuza ko twese twakizwa. Imana itugirire neza, ntabwo yifuza ko hari umuntu wapfira mu byaha. Niyo mpamvu mbinginga kugira ngo mukomeze muyiringire, mukomeze muyizere, mukomeze mukora ibyiza, kuko nibyo Imana idushakaho. Kandi n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mwakire. Pawulo wabitubwiye neza, yavuze ngo byose, iby'isi byose, ibyo yari afite byose yabibonye nk'igihombo kubwo kuronka Kristo. Ndagira nkubwire ngo nawe ronka Kristo mu buzima bwawe. Kristo mwakire, ntabwo uzicuza kumukurikira, kuko ni ukuri ntawamukurikiye n'umwe uzigera wicuza, kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Imana itugirire neza kandi ikomeze ibampere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko wadukunze ukatwereza umwana wa Yesu Kristo, ari umwana umwe wari ufite w'ikinege, kugira ngo tutarimbuka ahubwo duhabwe ubugingo bw'iteka, ubugingo buhoraho. Mana, wagize neza. Abankurikiranye ndabasengeye, biteho bagirire neza. Mwami Mana, ubahe kugira Kristo wa mbere mu buzima bwabo. Oh haleluya. Pawulo we yabivuze neza, aravuga ngo kubwa Kristo ibindi byose yabibonye nk'igihombo. Mana, turakwinginze kugira ngo aba bantu bankurikiranye nabo iby'isi bo kubihanga amaso, ahubwo bahanga amaso Kristo. Urakoze Mwami, biteho bagirire neza. Abarwanira intambara bazi nizo batazi, kandi kiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Abarwayi bakize mu izina rya Yesu Kristo, abafite intimba n'agahinda ubahe amahoro mu mutima. Agura umurimo wawe Mana, ugabanya abarimbuka wongera bakizwa mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Mana, batarakumenya bahe kukumenya, badahinduka ubahindure. Urakoze Mwami ko wabanye natwe, icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze biteho kandi bagirire neza, kiruta byose ukomeze ubarindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.